Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abagororwa bari bafunzwe barimo Eduard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ndetse na CG Retired Gasana Emmanuel wari gavana w'intara y'Iburasirazuba. Mhm. Mhm. Okay. Ntabwo ari nabi. Hanyuma wa mugabo wariye miliyoni 10 bagiye gusengera umurwayi, leta yamwambuye ibyangombwa. Ubu ngubu ntabwo urusengero rwemewe, basheshe amasezerano. Mhm. Umupasiteri ubu ngubu agiye, amakuru mfite, hari umuntu wanyandikiye arambwira ati Pasiteri Harerimana ubwo arasubira i Kanombe yicururize akabari kiwe kitwaga Amahumbezi. Cyakoze nabonaga bino bya za elefati ari byo byakoraga umuti. Ubwo baramumenye nyine turashize. Ni ukuvuga ngo uriya mugabo, leta yasohoye itangazo iravuga ati dusheshe urusengero. Agoze buretse gato, ubundi ni gute abakozi ba Kayizari aribo batanga ibyangombwa byo gukorera Uwiteka? Ubundi turagana he? Niko ni gute ko muri Bibiliya handitse ngo iby'Imana mu bihe Imana, ibya Kayizari mu bihe Kayizari? Ni gute abapagani aribo bagena iyobokamana? Ibintu ni akasamutwe. Niko ye. Uyu nguyu ni nde? Iby'Imana mu bihe Imana n'ibya Kayizari mu bihe Kayizari. Ubu amategeko y'Imana n'insengero z'Uwiteka zishyirwaho n'abakozi ba Kayizari cyangwa n'ab'isi. Ni ukuvuga ngo muri minisiteri ifite inshingano mu nsengero, iramutse iyobowe na Hamuza cyangwa n'umumizirima ufitanye isano na Muhamedi, yabakanda ijisho mukazabyumva mushaje. Tangaje. Ni ukuvuga ngo hari umuyisilamu uri muri minisiteri yakora amaye possible ko nta rusengero rusenga kirisitu, kuko barahangana, ntago bemera abakirisitu, nta rusengero rwasigara ruhagaze. Ubu iyi minisiteri nta muyisilamu urimo. Nta muyisilamu uri muri rwa rusengero kweri. Justin ni amahoro. dore intore ngenzi yawe, dore bamufunguye Bamporiki. Ngwino ubyina insinzi, urumva? Ngwino ubyina insinzi. Ese ko kuzamura atari kwemera? Ngwino ubyina insinzi, abafana ba Bamporiki muze mwishime, babafunguye. Ngwino ubyina insinzi. Umugabo urusengero barufunze, abakirisitu ni ukuvuga ngo barajya gusenga imana zabo cyangwa bashaka n'amatorero batabanyikiramo. Justin, shaka network, ufite network mbi kurya ntari kukubona kabisa. Ukari kwikaraga ntuze cyangwa updating Twitter yawe. Uyupdating. So abantu mwashimishijwe n'ifungurwa rya Bamporiki. Bamporiki yafunguwe, arasubira muri minisiteri. Azakina ari Kideyo, biragenda gute? Iyo yafunzwe igihe kineza amezi 6 bigenda gute? Muze kunsobanurira abantu mwiza amategeko bigenda gute? Asubira mu nshingano iyo yababariwe, iyo yahawe imbabazi, ibyaha barabisesa. Muze kunsobanurira kuko njyewe ntago mfite intuza, ntago mfite amakuru, kuko aramutse yahawe imbabazi na perezida kuri barabaye imbabazi, ibyaha bihanagurwaho ku buryo asubira mu nshingano. Muze kumbwira amenye uko
ntanga comment yanjye, kuko aramutse azasubira mu nshingano ndacinya inkoro, niba atazasubira mu nshingano ndavuga iby'inyamata. Yagiye gusura abana bo muri ntuzi, bo muri Miss Rwanda, muri ya archive mfite izasohoka mu kasamutwe. So muze kumbwira niba iyo umuntu yahawe imbabazi na perezida, iyo bahawe imbabazi kuriya aba afite aba atakiriho ubusembwa, aba azasubira mu nshingano za leta, azongera kuba umukozi wa leta ndifata, agiye gukina kideyo cyangwa agiye gukina nka tadeyo ndabivuga. Atazongera gukora muri leta. Ngaho ngera uzamuke Justin ndebe, Justin ngera uzamuke rero niba bikunda. Muze kuzamuka tuve amakuru imuzi, muze kumbwira niba abashimyishe muze mwishime, nkunda urujwi rwawe niba uri mu ntango, intango ntayo sha. Jise uze kugerageza turebe. Abashimishijwe na Bamporiki ko yafunguwe muze kumbwira. Abashimishijwe nuko Gasana yafunguwe muze kumbwira, muza no mwishime mubyine Hoziyana. Abapagani mwashimishijwe nuko umuyisilamu wari muri minisiteri ishinzwe insengero yafunze urusengero bakaruvaniraho ubuzima gatozi burundu rutazongera gukora, muze kuzamuka. Abashimishijwe nuko Sabe yaje avuga ubusa muze kuzamuka, kuko njye nashatse ikintu navuze mu kiganiro ndakibura. Inkuru zihari uyu munsi, hari inkuru nyinshi tutabona uburyo dusobanura. Inkuru ziri ahantu hose, inkuru ziri ahantu hose. Breze kigatiki, turaza kubyita amakuru ki mu binyamakuru. Inkuru ya Bamporiki ndi gusoma ntabwo inshishikaje, kuko Bamporiki sinigeze mufana. Ni ukuvuga ngo ifunga rye nta kintu ryari rimbwiye, ariko kundi utabona umuntu Bamporiki simukunda kandi simwanga, biri aho ngaho, byari biri hagati. So gufungwa kwe ntacyo byambwiye, no gufungurwa kwe ntacyo bimbwiye, urumva. Bivuze ariko kugira ngo nisanzure nuko manza nkabona umunyamategeko akambwira bigenda bite, azasubira mu nshingano yongere agiye kuyobora nk'urubyiruko. Aho ngaho agiye kuzayobora urubyiruko mfite ukuntu nakwitwara, kuko wazasanga ngiye mu bayobora, rero bagomba kwitwararika. Muze kunsobanurira. Iyo bahawe imbabazi bigenda bite? Muze kumbwira iyo bahawe imbabazi bigenda bite? Ndashaka kuza kubimenya. Abashobora kongera kuba umukozi wa leta, abashobora kongera kandi yarafunzwe amezi 6, muze kunsobanurira abantu bize amategeko. Ninsanga agiye kuba umu acteur wo gukina amafilime gusa, atazongera kugira ahantu ahurira n'inzego, Breze funga mike yawe ndaje mwijambo mu kanya. Ninsanga nta nazongera guhurira n'inzego, aha ngaha ndavuga nisanzure. Ariko n'ubundi nashaka azahurira, ubu ngubu nta mpamvu, ubu turi kuvugana ndamurusha uburyo ntuza, kuko ngewe sindafungwaho sindakatirwaho, ubu ndi umuturage mwiza kukurusha. Niba uriho mubwira hano, umbwira amakuru ki mu binyamakuru. Muze mumbwira amakuru ki mu binyamakuru tuyavimuzi. Ayaranze iki cyumweru nibwo dufite amakuru y'uruhumbirajana, niko babyita. Hari ikinyarwanda bita uruhumbirajana. Dufite amakuru menshi cyane. Nguwo umuhungu wa Uswakimu yagarutse, agaruka kuri kamera avuga, nashatse ikintu na kimwe yavuze ndakibura. Biriya babyita amatakaragasi. Urumva? Icyo ni kimwe. Biriya babyita amatakaragasi. Ni ukuvuga wavuze amahomvu. Icyo ni kimwe. Tugaruke inkuru yavuye magerageza, sinzi impamvu ino nkuru itavuzwe cyane ngo igire. Ariko nabonye abakanda nzugi mutigeze mumusura, mwese mwashimishijwe nuko yaje. Ko mutigeze mumusura, cyo nkondera abanyarwanda. Mubana n'umuntu atarajya mu byago, mukongera kuzabana navuye mu byago. Sinigeze mbona hari uwandi kuvuga ko akumbuye Bamporiki.
ariko bose bari gucinya inkoro ngo bari bamukumbuye ngo bashimishijwe nuko afunguye, ko mutigeze mumwandika munyereka, ko ntigeze mbona tweet mugaragaza ko mwari mumukumbuye. Niko mwese murutwa nanjye utaragize ntacyo byari bintwaye gufungwa cye, ntacyo byari bintwaye no gufungurwa kwe ntacyo bimbwiye. Nimuze tuganire, muze mudusobanurire. Gasana nta nubwo amaze nk'iminsi ibiri umva yinyabijemo kabisa. Ah, Gasana ntago amaze ngo n'iminota, nta mezi atandatu amazemo, abaye menshi ya batandatu. Tugaruke ku rusengero. urusengero urusengero kamaze mpamagara uyu mugabo se. Aha, muri kunyumva? Gatabazi we ngo bimeze bite? Gatabazi bimeze bite? Yarari muze kumbwira. Dore ikigoryi hano. Umugabo mbwa niwe wakwishimira mugenzi we ko aba muri gereza, urwango wanga Bamporiki Imana izabikwiture. None se wakiwerewere we, Bamporiki namwanga mwangira iki? Iyo umuntu wahamwe n'ibyaha ahawe imbabazi na perezida ahita ahanagurwaho ubusembwa bwose, aba yemerewe kuba yahabwa umwanya uwo ari wo wose aba afite uburenganzira bwose. Ibi ngibi ntacyo bimbwiye, ntabwo ngewe nenda kuzahura, ntabwo nenda kuza, ni akazi kabyo.